niyo mpamvu dukeneye kuba twacenjinga mind tukumva ko ibintu dukora ntago kuba waravukiye mu ntara ari ubumuga bro no n'ahandi hose n'abariya nabo ubwabo bose bavukiye muri kejeri n'abimukira ntabwo reka dukundane dufashanye tubashe gupushingana turebe ko ibintu twabishira ku rundi rwego ko kumfasha kwawe cyangwa kugufasha kwanjye ni inyungu za twese ntabwo ari zawe si izanye gusa twese twabyungukiramo. One day I'm gonna be okay, mama, one day I'm gonna be alright. Buri kibazo mfite gisubizwe. One day I'm gonna be okay, nubwo meze nabi uyu museje ni okay. Nabwo wanseka ibuka ugitangira ufite amarira agahinda ku mutima. Ntabwo baba bizerera baba bari kumva ko umuntu w'iwabo ashobora gukora ibintu bidasanzwe baba bari kumva ari ibintu bisanzwe ku buryo ki ashobora no kuba yavuga ati mfite inoti yanjye ya desa ariko akaba yahamagara abahanzi buri wese ahagaze tuwasa kuva i Kigali bakaza inama mu gihe inaha ashobora guhereza abahanzi babiri igitani mu muhanzi umwe yatumije keji kandi bakaba bakora ibintu bidasanzwe kurusha ariko icyo kintu ntabwo baba bakireba nta nubwo banabyumva fresh. Wow, my people, how are you guys doing? Mumeze neza, ndizera ko mumeze neza. Ni njyewe Akim, your girl Eliane, we back again. Twagarutse kuri vibe zacu, nizere ko muhari. Tarakora subscribe, please, don't forget, like, share, comment, byose turabikeneye. Nakagaruka. Twagarutse nanone twagarutse ahantu heza ahantu hari amahumbezi ahantu hameze neza ahantu hari akayaga ahantu haryoshye muri bana in ushaka ahantu wakorera akagoroba keza ahantu waruhukira don't miss this place view ni nziza akayaga ni keza hararyoshye hameze neza kabisa ntimukabure hano hantu ndahabatumiye ni heza hararyoshye pe mbifurije kuhagera so twagarutse muri vibe zacu murakaza neza i Musanze turabasuhuje abari mu mahanga abari mu Rwanda abari mu ntara abari hirya no hino nizere ko mumeze neza nizere ko mukomeye nizere ko muri amahoro nizere ko nta kibazo twaje nk'ibisanzwe vibe zacu twaje n'abahanzi twaje n'inkuru zishishikaje twaje n'inkuru zishamaje twaje kubabwira ibintu byiza binejeje twarabibasezeranje ko tuzajya tuzajya dukererwa kubagezaho ibintu byiza kubazanira abahanzi beza aba producer beza ibintu byose bijyanye na music ntimukabiburemo natwe turari ngo tubanezeze don't forget to subscribe share and comment tugiye kubereka umutumirwa wacu umuhanzi umuproducer mwiza w'umuhanga reka tujyane tumurebe murakaza neza Daime umeze umusaza fresh nkuko rero nari mbibabwiye nari ngiye kubereka umuhanzi wacu umuproducer wacu twamugezeho twamubazaniye nkuko twabibasezeranije tuzatubana n'abahanzi b'abahanga abaproducer b'abahanga ngo yitwa mubazaniye yitwa Daime DM nicyo gihe DM tubwire urinde abanyarwanda bagiye kugukurikira kuri vibe zacu barushaho kukumenya ubibwire ukora iki use ibikorwa byawe nibihe ubibwire nyine nabo bakumenye n'abatari bakuze bakumenye abari bakuze barushaho kugusobanukirwa neza urakaza neza. One day I'm gonna be okay, one day I'm gonna be okay, mama, one day I'm gonna be alright. Buri kibazo mfite gisubizwe. One day I'm gonna be okay, nubwo meze nabi uyu museje ni okay. Nabwo wanseka ibuka ugitangira ufite amarira agahinda ku mutima byibura igiye nikiragera nawe ugeze nagukwiye no kwiyemera
unyita umurara umwana wo ku gasozi uyu munsi ni wowe ejo ni gishaha mu gashagiro y'ubundi ndimo ndiruka nyarubane nyamakumba naho magera muberesha nziyasiga ngo bazanyine yaba ijana yaba inyamamana mfasha we one day I'm gonna be okay yeah. One day I'm gonna be okay mama one day I'm gonna be alright buri kibazo mfite gisubizwe yeah amazina ni Day Makeup Producer Minutes mwamwumvisha kuri iyo show nari nabibasezeranije ariko ntago njya mbatengwa nkuko mubizi namubazaniye Day Makeup bimeze bite yeah bimeze fresh nta kibazo kabisa wifunze mwana wama ibi birombe gamwa ni vibe z'umuhanzi cyane kabisa bazita vibe z'umuhanzi yeah ni drip nkuko wambaye agacana ntago bakunigira mu nzira subura mbona ibintu ari amafaranga ya banabikora abantu ntago ari beza banabikora ndabivuga nyamarada yego Day Makeup umeze neza ibintu ni amahoro nyuma y'ibi birombe byose ibintu ni amahoro ugenda wumva umeze neza so udafite ubwoba ko abantu bagutera kaca bakabikwambara no kiretse amasaha kuza ariko n'ubundi turi mu gihugu cy'umutekano cyiza cyane mba numva ndi neza Igisebo dore ko natabwije nakare kugira bitanga ngira ukaba uri kwinywera amazi muri banayeni yeah today was relaxed numvaga nshaka ahantu hari akayaga agakima nk'aka ngaka dore ko ibintu by'amayoga nabyo turimo tubivamo dukeneye kuba soba turi muri gahunda ya soba G na soba baby nuko gahunda y'umunsi ihagaze none twabikurikiranye rero muri banayini urahabona utameze hate hari clean ni heza cyane kabisa ahantu ho kuruhukira ukaruhuka mu mutwe uri wenyine cyangwa uri kumwe n'umuntu wawe mwaganirira bikaryoha bantu bacu uri Musanze rero murabibona mute muramubona Day Makeup muramubona ukuntu ameze twamutumiye twamubazaniye agiye kurushaho kutubwira byinshi agiye kurushaho kutumenyesha byinshi tugiye kurushaho kumumenya ariko kandi bantu bacu uri Musanze nimwibagirwe kumufollowing aratwibwira tubwire platform ziwe kugira ngo abantu bakore subscribe bamufollowing bamusupporting kuko niko kazi kacu nibyo bintu turi gukoraho muri iyi minsi nibyo bintu dushaka ko abantu bakora muri iyi minsi bagasupporting abantu bagenzi babo cyane cyane muri iyi music industry ndizera ko nawe turi buze kugerageza kumusupportinga mu buryo bwose dushoboye kuri vibes zacu ndizera ko gahunda yacu ni ugusupportingana right ndizere ko mutari buntenguhe but don't forget subscribe kandi ntuveho tudasozaneje yego Day Makeup tubwire rero ibintu bimeze bite ese muri makeya ku bantu batakuzi kubakuzi twebwe turakuzi ariko abantu bose bari kukureba ntago ari uko bari ko bakuzi se Day Makeup ni muntu ki Day Makeup ukora iki nyirizina ni ibiki bintu ukora ibikorwa byawe ni ibihe kugira ngo abantu barusheho kugukurikira barusheho no kugusupporting Day Makeup ni umuhanzi akaba na producer Minutes akaba afite studio yitwa Endless Music shaka umugana wamwandikira kuri social media ziwe ni Day Makeup cyangwa Minutes Pro shaka na uri Musanze ho ni Nyarubandi ku cyapa kijya Frigate mwaza tugakora ibintu birenze uhereye ku muziki yanyu nimushaka kumva ibyo nakoze cyangwa iburemere bw'ibyo nkora wahera ku byo nkora ukujya no kumva n'ibindi nakoze izina ni Minutes mwabyumvisha abantu bacu mwabyumvisha hanyuma Day Makeup ni producer nko yabibabwiye ni umuhanzi yababwiye platform ziwe mwamukurikira ushaka kumenya byinshi birushijeho wajya kuri platform ziwe studio yiwe yitwa Endless Music yes ngira ngo mwabyumvisha hanyuma ndashaka kukubaza ni hehe hantu wungukira ese amafaranga ubona uhembwa abangana n'ibikorwa uba wakoze ku buryo nyine uba wumva uri satisfait kavuga uti kabisa hano nakoze byanyabyo ingororano yangirangana n'imirimo nakoze no biterwa na already nakazi uri guhembwamo ayo mafaranga binaga imirimo yose yembwa kimwe turavuga ku byukora nyine ku producer kuri ayo ma video kuri izo ndirimbo kuri production numvaye nishyuza bitewe na level ndiho n'abahanzi nakira
aba ari ayo ngayo ariko Yego. urumva nanjye nakifuje menshi ariko step ndiho right now ntabwo nshobora kuba nakisimbukuza ngo nakibyamirenge kandi nanjye ubwanjye narabo wadanje yego urumva ayo nakira muri production right now kuri level ndiho nayo ngayo you are satisfied kabisa ku buryo Yeah. uvuga uti ibyo mbona birankwiriye pe aya noneho rero ikindi kibazo ko yego ikindi kibazo cy'amatsiko ese ko ukora ibintu byiza kandi birimo ubuhanga kuki tutakubona uri kuzenguruka muri bino bitaramo biri kuba iwacu festival ibi byose nyine biri kuza kuki tutari kukubona muri iyi minsi ubyitabira ni ukubera iki akenshi usanga biriya bitaramo bari kuvuga ati uraririmbira for free cyangwa sometime ugasanga bari kuvuga bakaba bari kugusaba kuba waza muri show for free kandi na transport na amazi naki byonyine kandi brand yawe uba uri guharanira kumurika nawe ubwawe bigusaba imbaraga zidasanzwe byonyine wabikomojeho kuri video kuri iki nimba ngerageza kubaka brand buri wese yabonera amaso kuko ibyo kuririmba cyangwa kuba navuga ku muziki byose byo twashidikanyaho ahubwo brand mba ndi kubaka ni brand y'amafaranga pana brand yo kuvuga ngo come wabuze icyo ukora ngo ino turirimbire kuko ngiye kuba nataza muri icyo gitaramo ngo ndirimbire for free suko mba ndi gupfa ubusa najya kubafasha nk'abasapotinga ariko ngiye mba ndi mu mirimo muri studio mba nyiri gukora andi mateka azamvugira ahazaza urumva ngiye impamvu idatuma mbigaragaramo ni uko bataba bari kuvuga about payment bari kuvuga ku kijyanye n'amafaranga ngiye n'abantu bivuga ngo impamvu utari kukubona bino bitaramo biri kuba ku buntu nyine ni ukuguhamagara ugakora for free niyo mpamvu utari kubibonekamo exactly cause iyo baje nka gutya mu ntara cyangwa baba bari kuvuga ati uraza uzi kuririmba wenda simbizi ku bandi babikozemo cyangwa iki ngo biba bimeze ariko ngiye kubamamagaye umunsi umwe icyo bansabye ni ukuhaboneka gusa ntabwo bitaye ngo ndagera ute ndaza ute ndabameze ute no nta kimwe bitaye kandi nk'umuhanzi yego tuba duharanira byinshi bituvuna kandi dushaka kuba twagaragara neza ariko brand tugaragaza nizo zitugira abo turi ngiye ninza n'amaguru cyangwa nkaza mu buryo utazi nka kugeraho ariko ningo kubita stage inoze nk'umuhanzi uzangaya byinshi next ntago uzamamagara ako ngiye nunyemerera nkaza nk'umuhanzi niteguye byanyabyo zagusigira memory mu mutwe izatuma n'ejo bundi bakumbaza cyangwa wowe ubwawe ukaba wakongera ukamamagara ati come again hanyuma nizere ko vibe zacu tukiri kumwe mutaragenda nizere ko tukiri kumwe ko tukiri kuvugana n'umutumirwa wacu Daymaker mu producer wacu mwiza bantu banjye bimusanze nizere ko mu gihe hari mutaragenda and don't forget subscribe ndaguma mbibibutsa share comment zanyu n'ingenzi ko ziradufasha gukomeza kumenya ibyo twakosora ibyo twakongiramo n'ibyo twakora hanyuma Daymaker ubushize twakubonye mu kwita izina ese tukwitege no muri ino minsi no mu kwita izina kugiye gukurikirana maybe gusa sinjye uhitamo abajyamo cyangwa ngo bazakoramo ko duhitwamo bitewe no gukora kwawe babahitamo none wowe urumva nyine iyo confidence yo kuba wahaboneka mbese urumva nyine uravuga uti ibizaba nibyo ngiye muri hard work yanjye nakoze muri uyu mwaka kuva nakita izina umwaka ushize kugeza aka kanya level nayo narayongeye ababibona yaba mu bikorwa yaba speed byose byariyongeye I think n'uyu mwaka ngize amahirwe nagaragara kandi Imana ibimfashishemo nagaragara ubundi tukishimana yego Daymaker turabizi ko ukora ibintu byiza kandi bigaragara pe indirimbo nziza indirimbo zuje ubuhanga ukora amavideo menshi arasohoka turayabona ibikorwa byawe biragaragara ni ibintu bigaragarira abafana bimusanze ndakeka ibyo mvuga abafana abantu bamusanze babizi neza ibikorwa byawe biragaragara byaza kuba rero ari ikibazo tutakubonye kuri iriya stage yo kwita izina kandi hari abahanzi benshi tudashaka kuvuga amazina sibyo bahora bagaragara kuri iriya stage kandi tutajya tubonana n'ibintu byabo tutazi cyane n'ibyo bakora byaza rero kuba ikibazo wowe utahagaragaye kandi nyamara ufite wakabaye uhari kabisa
yabyo byaba ari ikibazo kuko hari umuhanzi umwe wigeze kumbwira ati man ngo ese ngo kuriya muhanzi ngo mubona ari uko hagiye kuba iki gikorwa runaka wayi ubundi ikindi gihe aba ari mu yesi aba ari ko tumubona nyine ko ari umuhanzi ko tugiye kwita izina cyangwa agiye ku bindi big events mu karere ikindi gihe aba ari ariko byo ni ikibazo n'abatanga akazi ubundi bagakwiye kureba ese ninde uri kuri movement abari gukora ni bande kuko iyo umusapotinze uwo muntu uri gukora bituma akomeza gushiramo imbaraga mu bintu ari gukora kugira ngo akomeze gukora ibyiza kurusha ariko hari igihe usapotinga n'umuntu umuzi kera yari umuhanzi ariko still ubu ngubu afite izindi mirimo arimo akaza akabakubita za ndirimbo ziwe yifitiye ako nk'uko wavuze ngo uri gusapotinga uruganda rw'umuziki ako ubusapotinze indi industry arimo muri icyo gihe kuko nimba agaragara mu gihe cyo kwita ikindi gihe nabe ari kudomina mu karere agaragara ari ikibazo tuba dusabwa kuba turi active abahanzi amasaha yose ibihe byose turi active kugira ngo n'umuntu ugiye kuguha akazi kuko avuga ati this guy yarabikwiriye kabisa it deserved it cyane nabyishimira n'abakunzi banjye cyangwa bo nakwita abakunzi b'umuziki wanjye ko twaba turi kumwe kuri stage twishimye turi kuririmbana indirimbo nziza cyane zose ubwo buriya rero twungutse igitekerezo bazajya bashyiraho ukuntu umuntu yazajya asaba umuhanzi uzaboneka hanyuma tujye tugira amahirwe yo kugira abahanzi n'abaproducer tugira amahirwe yo kugira abantu nyine dusaba ko baba bahari dukurikije ibikorwa dukurikije nyine ibyo tubona ibyo tuzi hanyuma dusabe turebe ko ubusabe bwacu bwazaboneka hanyuma Dayimeka nshaka kubaza ngo Dayimeka nk'umuhanzi akaba na producer ni iki cyatumye uhitamo gukorera kuri izi mpande zombi kandi uruhare ubonamo producer kandi ni uruhe ruhare ubona producer agomba kugira mu kuzamura umuhanzi mu mpamvu za mbere zatumye njye nareka kuba umuhanzi gusa nkaba na producer ni bw'igikundiro mfitiye umuziki kubwo gukunda umuziki cyane no kuwimariramo nkaba mbona some products zisohoka n'ibyo tubona hano hanze cyane cyane zanjye zahashize zabaga zitari clear nk'uko mbishaka biza gutuma mfata umwanzuro wo kuvuga ati reka nihugure production nanjye mbasha kuba nakora ibintu byibuza nkareba ko narusha uwari uri kunkorera nkakora ibintu bya dance birenze yego nawe ndashima Imana kuba ibintu ari neza mbasha kuba nakikorera indirimbo yanjye ubwanjye nanjye nkavuga ati ni nziza n'abandi bakemeza ko ari nziza nkabona n'abangana benshi cyane bitewe n'indirimbo zanjye cyangwa n'izo nakoreye abandi mu buryo bwiza bakabyishimira bigatuma bangana nanjye nkabasha kubona abakiriya muri ubwo buryo bivuze ngo ibi bintu bya producer birimo kugira ngo changing utange impinduka ni gutanga impinduka no kwikorera umuziki unyuze kuko hari nk'umuhanzi akenshi kunyurwa na production bituruka kure cyane kubona umuproducer nyine ugukorera feelings zawe agakacinga amarangamutima yawe biba bigoye ubwo twamubonye Dayimeka wacu w'Musanze tumusapotinge turimo turabyumva ko intego yari ugucenjinga ibintu hanyuma ikibazo cya kabiri kirabaza ngo abahanzi benshi bo muri Musanze bavuga ko kubona quality production ndetse no kubona producers babafasha mu buryo bw'umwuga bikiri ikibazo wowe ubibona ute kandi igisubizo cyabyo ni iki igisubizo ni cya kindi ubundi nimba uri umunyempano approaching umuproducer umwereke ibyo ufite umwereke uko umeze nawe arebe abone aho yahera gufasha kuko ntago yagufasha from zero ntago nawe ari muri haso ari kwirukanka kandi ari gushaka icyatuma akomeza kuba ari dom ari hejuru aka kanya rero ikintu gikenewe nimba uri umunyempano egera producer umuciringishe umwereke ibyo ufite umwumvishe n'ibyo ufite nawe amenye ngo agiye kugufasha herere twakubonye ubwo turagufite bantu banjye bimusanze ngira ngo turabyumva kuri hano turi kumwe n'uyu mu producer wacu nizere ko twese turi kumwe kandi turi kubyumva kuri vibe zacu nimuveho turacyari kumwe ikibazo cya gatatu kirabaza ngo niba Musanze ishaka kugira music industry ikomeye ishobora no guhangana n'iya Kigali ni zihe mpinduka eshatu wumva zigomba gutangira gukorwa aka kanya
Izambere ni kwishyira hamwe nk'abahanzi tukagirana unity ya sabanzi gusa aba influencer bina ababyinnyi bina abaturage bina buri muntu wese uzi ko akunda umuziki akaba yabigira ibye agasapotinga abahanzi bagenzi be akaba yabasha nyine kugira urukundo rwo kubafasha kuko iyo umuhanzi mweretse urukundo nicyo gituma akomeza agakora ibintu byiza kandi biryoheye amatwi nta kindi ni ugufatanya mukishimira ibikorwa bya bagenzi bacu natwe twese mukishimira imiziki tubahereza twaba dufite ama events mukayitabira twaba dufite ibikorwa turi kwamamaza mukabigana kugira ngo tubashe kugenda twagura music tubashe kujya kuyideliver nicyo kintu baturusha kenshi nta n'ikindi barafatanya kandi n'abashoramari bakabizereramo bakabasha kubaha ibyo biraka byo gutuma babamariza ibintu nk'ibyo. None ikibazo twe dufite gituma abantu batatwizereramo rero ni iki? Ni iyihe mpamvu twe batatwizereramo ko dufite abantu b'abahanga nk'amwe abaproducer b'abahanga abahanzi b'abahanga kuki tutagira abatwizereramo? Ni ikihe kibazo? Impamvu iracyari hamwe honyine urumva haracyari kubura ubufatanye muri zo domaine zose nakubwiye hasi hariya. Nakubwiye ko hakenewe ubufatanye bw'abaturage abahanzi bwabo bagafatanya ndetse n'aba-influencer bari muri Musanze n'abashoramari bari Musanze bakizerera mu mpano z'i Musanze cause ntago nimba aka kanya umuhanzi nka Betray cyangwa Kevin ashobora kuba yazamuka nkamukorera indirimbo suko i Kigali abuze abaproducer badanje kandi barenze ariko kuba byonyine yazamutse ni respect no kuba yubashye ibintu nzi ariko umuntu duturanye akaba atarabyuba ni ikibazo ubwo dufata nk'ikitegererezo nk'umustar kuba yizeye product yanyu ako wowe turi kumwe hano bigoye ko umuntu yabyize ni ikibazo niyo mpamvu dukeneye kuba twachanginga mind tukumva ko ibintu dukora ntago kuba waravukiye mu ntara ari ubumuga bro no n'ahandi hose n'abariya nabo ubwabo bose bavukiye muri kejeri n'abimukiye ntabwo reka dukundane dufashanye tubashe gupushingana turebe ko ibintu twabishyira ku rundi rwego ko kumfasha kwawe cyangwa kugufasha kwanjye ni inyungu za twese ntabwo ari izawe si izanye gusa twese twabyungukiramo yego ndacyabibutsa ko abantu bacu b'i Musanze turacyafite urugendo runini rwo gushyigikira abantu bacu ntimubyibagirwe dukeneye support zanyu abantu bacu b'i Musanze tugasapotinga abantu bacu abahanzi bacu abaproducer bacu tukabashyigikira kugira ngo ibintu birusheho kugenda neza. Rero nyuma kirabaza ngo kubijyanye na Daymaker na Munets Pro ni uwuhe mushinga cyangwa intego ufite ushaka ko abantu bazabona mu myaka iri imbere kandi n'iki wakora kugira ngo Musanze ibe umujyi uzwiho gutanga umuziki mwiza? Icyambere cyo kamere ku cyane urangirije ni iki wakora kugira ngo Musanze ibe izwiho gutanga umuziki mwiza? Iyo ni ikibazo cya gatanu. Icyambere ngiye ari cyo cyanyuma nako ngiye guheraho nuko nabitangiye nibwo rugendo ndimo right now nasohoye album ya Endless Music ya studio yanjye iriho imiziki y'abahanzi batandukanye benshi cyane basic bina shiraho n'umustari Betray naririmba baza kuri iyo album urumva ndi mu ntego ndi mu rugendo rwo kuba naharanira ko Musanze kumvikanisha umuziki wacu kandi ukaba wajya on the top ukaba mwiza mu matwi y'abantu bakawukunda cyane ibyo ni icyambere. Hanyuma icyambere warumbajije intego nawe mfite ahazaza hanjye urumva right now ndi 2 in 1 nicyo ushaka ko abantu bazabona mu myaka 3 iri imbere wowe Daymaker? Icyo nshaka ko abantu bazabona mu myaka 3 iri imbere ari nacyo mbayishiye now ndi 2 in 1 ndi umuhanzi nk'abana producer ako hazaza hanjye nzaba ndi 3 muri kimwe hazaba yongereye ikindi kintu nyuma y'ibyo ntabwo uri ukitubwire n'ibanga n'ibanga kuko nzabasha kukimurika imbere y'amaso y'abantu bose nzanakora event. Hanyuma tugaruke kuri iriya Endless studio yawe yasohoye album iriho indirimbo 12 right? Hanyuma ni iyihe experience ni iyihe experience wakuye muri urwo rugendo rwose? Experience nakuyemo nuko nabashije kuba nakwereka abaproducer bagenzi banjye bina
ko dufite uruhare mu gucenjinga game tukaba twabigira ibyacu kuba njye narafasha abo bahanzi bose for nothing nta n'umwe paid amushyira kuri album yanjye nka cyangwa namukorera indirimbo nubwo si inyungu zanjye ahubwo ni kubikorera akarere nkanabikorera n'abo bahanzi byababasha kugaragaza like n'amazina yabo basha kuba yazamuka ku rutonde niyo experience naba narakuye mu gihe ni ukuba ntakerekana ibyashoboka ko ibyo bita ko bitashoboka ko byashoboka. Yego. Hanyuma Daymaker amakuru aravuga ko ukiri gukora indi album ya kabiri, ese bimeze bite watubwiraho gato twumva? Exactly bundi album ya mbere yanjye nayisohoye nka Daymaker, album ya mbere yanjye nka Daymaker nayisohoye 2022 iyo nsohora EP 2026 ari uyu mwaka ari nabwo nahise nsohoramo album ya mbere kuri Minute Producer ari nayo ya studio ya mbere Volume 1 ariko ndi mu rugendo rwo kuba nategura album yanjye ya kabiri nka Daymaker kandi zaza ari album iri change kuko abenshi ni umuziki mushya bazabumvishe, abenshi ni umuziki bazaba bagiye kuba banyumva ndi gukora mu muziki yose nabashije kuba nakora mu gihe maze muri industry. Yego. Hanyuma ikindi kibazo rero aho niho ruzingiye, uramutse uhawe ububasha wowe nka Daymaker producer umuhanzi, uramutse uhawe amahirwe ugahabwa ububasha bwo kuvugurura Musanze music industry, niki cyambere wahindura mu buryo ibitaramo bitegurwamo nuko abahanzi bahabwa stage? Ikintu nabasha kuba nashiramo imbaraga ngewe ni mu bijyanye na protocol y'abategura zira events zo kuba nyine ikintu cyambere kimbabaza ni nko kubona mu karere k'iwanyu mubashije kuba mwategura show ariko hakaba haburamo umuhanzi n'umwe wo muri ako karere. Urumva icyo kintu nabanza nkakirwanya abanza ukagihindura ko n'ubu ngubu ari byo bintu turi guhangana nabyo ariko biba bibabaje cyane kandi hari impano nyinshi. Icyo nicyo kintu nabasha gushiramo imbaraga kugira guharanira ko muri best star bazanye zivuye KGL hagomba kubamo nabiwacu. Yego. Hanyuma ikindi kibazo niki ubona kibura muri Musanze kugira ngo abahanzi bahabwe amahirwe yo kwerekana impano zabo kuri stage nk'uko bigenda mu zindi ndirimbo muri music industry zikomeye? Ngusubiriremo ikibazo. Niki ubona kibura muri Musanze kugira ngo abahanzi bahabwe amahirwe yo kwerekana impano zabo kuri stage nk'uko bigenda mu zindi ndirimbo muri music industry zikomeye? Mu zindi ndirimbo mu zindi industry zikomeye nyine. Again kirabaza ngo niki ubona kibura muri Musanze kugira ngo abahanzi bahabwe amahirwe yo kwerekana impano? Aho urimo urabyumva neza, niki ubona kibura? Yego, kugira ngo abahanzi bahabwe amahirwe yo kwerekana impano ngo bahabwe impano zabo kuri stage nk'uko bigenda mu zindi ndirimbo no muri music industry zikomeye. Nk'uko bigenda mu zindi ndirimbo aho ngaho nyongera kwitangirira ikibazo nk'uko bigenda mu zindi ndirimbo gena ukuntu ndi kumva ikibazo ni iki cyakibura kugira ngo abahanzi bahabwe amahirwe yo kwerekana impano zabo kuri stage nk'uko bigenda komereza mu zindi ndirimbo cyangwa muri music industry. Aho mu kibazo cya mbere kibamo ni abashinzwe gutegura ibitaramo bina cyangwa aba ba event organizer abantu bafite imbari ntago baba bizerera, baba bari kumva ko umuntu w'iwabo ashobora gukora ibintu bidasanzwe, baba bari kumva ari ibintu bisanzwe ku buryo ki ashobora no kuba yavuga ati mfite inoti yanjye ya desa ariko akaba yahamagara abahanzi buri wese ahagaze turuwasa kuva i Kigali bakaza inama mu gihe ashobora guhereza abahanzi babiri igitani mu muhanzi umwe yatumije keji kandi bakaba bakora ibintu bidasanzwe kurushaho. Ariko icyo kintu ntabwo baba bakireba nta nubwo banabyumva fresh. Ibyo nibyo bintu bya mbere
bya mbere bituma nyine n'izo mpano zitigaragaza nko mu zindi industry music z'ahandi nicyo kintu gituma tutagaragara, baradukandamiza tukaguma hasi, kandi si uko dukora imiziki mibi, si nuko tutari abahanga, ahubwo sinzi aho biba bipfira, ni muri mind, I don't know. Ubwo ibyo birareba aba event planner rero bimusanze, aba event planner bimusanze, ni mwebwe bino bintu bireba, mutumira abantu bacu bimusanze, mubagirira icyizere, bikongera bikanareba nawe muturage uri aho ngaho, nimba ubonye umuntu w'iwanyu muri show ewana, niba utanamuzi basi ukaba wumva umwumvisha ari uwanyu, gerageza kabisa umusapotinge, umwereke urukundo, kuko kumwereka urukundo ari kuri iyo stage ukerekana ko wamwishimiye, biri mu bintu bituma n'ejo ubundi ahabwa icyizere cyo kuba yatumirwa akaba yagaruka akataramira abantu. Yego, ikibazo cya nyuma ngiye kukubaza, uko ubona Musanze music industry imeze uyu munsi, ni ibihe bintu bitatu ubona bikomeye ariko bikabangamira iterambere ry'abahanzi bo muri Musanze? Yego, nongere ngusubiriremo, uko ubona Musanze music industry imeze uyu munsi, ni ibihe bintu bitatu ubona bikomeye ariko bikabangamira iterambere ry'abahanzi bo muri Musanze? Ibikorwa bikomeye ni icyambere gikunda gutambuka ni iwacu muzika. Iwacu muzika iba buri mwaka, ariko bijya bigora kabisa kuba bavuga ati tuje mu ntara, wenda izindi ntara njya mbona abahanzi banabashize ku ma social media platform yabo nizo za iwacu muzika, ariko aho bagereye inaha i Musanze nimba ari uko ariho bahera, ntabwo bijya bigorana kuba bakwerekana umuhanzi bamushire no kuri ibyo bitangazamakuru ngo uyu niwe wakubise, ni nawe uzakubita, twicare tumuzi, dushobora kumumenya show irabejo cyangwa araririmba nimugoroba tukabona afishe irasohotse ako kanya. Icyo ni ikibazo, kandi mu gihe baba bamaze icyumweru babyamamaza, ariko kuba bamentioninga na wa muhanzi bahisemo wo muri iyo ntara kagorana. Icyo ni ikintu cya mbere gikunda kubona, igikorwa cya mbere cyiza cyagakwiye kutugirira inyungu nk'abahanzi tuba mu karere, ariko birengagiza. None ngewe ndibaza ikibazo gituma badatumira abahanzi b'Umusanze kandi ari abahanga, cyangwa nuko muba muri kuri high level mugasaba ibintu birenze mutakabaye musaba, kuko ikigaragara muri abahanga, ibintu mukora biragaragara, ariko si ikibazo ni kuki batabatumira, ni ikihe kibazo? Twabihereyeho nakubwiye byapfiriye mu ba event organizer, bipfira nyine ku bintu byinshi, kuko niyo umuhanzi babashije kumuha mwanya akagera kuri iyo stage baba bashaka bikorera ubuntu, kandi indirimbo yiwe kugira ngo ikugereho ize ari link yavuye mu bundi buryo bw'ubugiye butandukanye, ikaza ari link, biba byamusabye amafaranga menshi cyane, aba yigomye byinshi cyane, aba yatakaje byinshi cyane, ariko wowe ukifuza ko yaza mu minota irenze ingahe umukeneye kuri stage, abikore for free, na transport mwaye n'amazi kabisa, ariko abashije kubyubaka avuga ati mfitemo aya ngaya, gerageza nimba waboneka utubwire uzaze iminota ingahe ukubite wigendere, biba byumvikana, kuko bibasha kuba byamutera motivation yo kuba yasubira muri studio agakora ikindi kirenze. Udusubije kimwe, harabura bibiri, icyanyuma nicyo kiye, kuko nakubajije ngo uko ubona Musanze music industry imeze uyu munsi, ni ibihe bintu bitatu ubona bikomeye ariko bikabangamira iterambere ry'abahanzi bo muri Musanze? Tubwiye kimwe. Icya kabiri, ibintu ni bitatu, nakubajije bitatu, umaze gusubiza, umaze kutubwira kimwe, haracyabura bibiri. Oya, ni bibiri aho, kuko byahereye kuba batiyerekana, ubundi byose ni kuba batagaragazwa kandi bakora. N'uwo bashobora kuba bamubaza ko ari muri industry bakamubaza runaka uramuzi, bikaba ikibazo kuba yagupresentinga. Ahandi byaba bipfira ni ubwumvikane hagati y'abategura ibyo bitaramo n'abahanzi. Navuga abantu bose bari muri entertainment, abe wowe munyamakuru, abe umu influencer, abe umu blogger cyangwa umu tiktoker, abo bose bari mu bantu bashobora kuba batuma nyine ubasha guhabwa icyizere cyo kuba watanga umusaruro nk'uko twe tubyiyumvamo, ariko ntabwo babasha kuba ubwabo batuma baba proud
y'uwo muhanzi ngo bamuvuge baramushigikiye 100%. Yego Daymaker wacu arakoze, mwamubonye mu producer umuhanzi. Icyo tubasaba ni ukumusapotinga, dutangira yababwiye platform ziwe, munyarukireyo murebe, mukore subscribe, mukore share, dushyigikira abantu bacu b'imusanze, dushyigikira abahanzi bacu b'imusanze, ibikorwa byacu by'imusanze tubizamure bizamuke. Ariko kandi ntimwibagirwe gushyigikira producer umuhanzi wacu, abahanzi bacu b'imusanze, bantu b'imusanze, dushyigikira abavandimwe bacu, dushyigikire abahanzi, dushyigikire ibikorwa byabo kugira ngo natwe twishyigikire ubwacu. Kwishyigikira ubu nshyigikiye, iyo ushyigikiye uwo mushyigikiye. Bantu bacu b'imusanze ntimukabure, kandi mbibutsa ko mutagomba kubura, ntimukabure. Hanyuma igihe twakoze twakoze subscribers ku ma channel, ndakeka ibikorwa byabo tuba tuzajya tubibona, tukamenya aho ahahiye, aho byabereye, tukanyarukirayo. Murakoze cyane kuri vibes zacu, ntimukabure, subscribe, share and comment. Thank you, bye bye.